Yesu ashimwe cyane, inshuti z'umusaraba, turabasuje cyane mu izina rya Yesu Kristo. Imana y'amahoro ibaha umugisha mwinshi. Nirizinde Eric, tugiye kubana muri iki kiganiro tuganira ku ijambo ry'Imana. Maze iminsi ntekereza kandi nifuza ko twabana mwishurirwa Imana impaye. Tubanze dusenge Imana kugira ngo tubane muri aka kanya. Mana, mu izina rya Yesu Kristo, Imana yo kwizerwa no kwiringirwa, uriho, wahozeho, uzahoraho ibihe byose, kandi uri hejuru ya byose mu ijuru no mu isi. Ntawe muhwanye, nta n'uwo muzahwana. Niwe wenyine uvuga bikaba, wategeka bigakomera. Niwe wenyine ubera hose icyarimwe. Niwe utagira icyakurogoya, kuko umugambi wawe ntujya urogowa n'umwana w'umuntu cyangwa n'ikintu na kimwe cyose kibaho cyangwa ikizabaho. None rero kuko wabyemeye kuri uyu munsi tukaba tubonetse imbere yawe, nyemerera mu izina rya Yesu Kristo Umwami uzubane natwe kugira ngo iri jambo ryawe rigire imbaraga mu mitima y'abagiye kuryakira, kandi iyi message, haleluya, utumye ku bwoko bwawe, reka ikora umurimo wagambiriye, reka ikora mu mitima y'abizera. Turagushimiye no kuba tarakumenya, turabasengeye kandi turasenze kugira ngo ijambo ryawe rizare imbaraga, rikize, rizure, rireme. Umuntu wese utarukuzi akumenye kurusha uko yarakuzi. Habwa icyubahiro kuko Imana yacu iva gusenga mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ibaho umugisha cyane. Umva, uyu munsi nshaka ko tuganira ku ijambo rigaragaza kuba umwana w'Imana, kuba umwana w'Imana, kandi tugaragaza Imana mu isi, atari Imana y'igihugu nk'uko abantu bamwe babyibwira, ahubwo ari Imana y'abizera bose aho baherereye. Dusome rero urwandiko Pawulo yandikiye itorero ry'i Galatiya, turasoma igice cya 3 umurongo wa 26. Haravuga ati, mwese muri abana b'Imana, mubiheshejwe no kwizera Kristo Yesu. Haravuze ngo mwese muri abana b'Imana, mubiheshejwe no kwizera Kristo Yesu, kuko mwese ababatirijwe muri Kristo muba mwambaye Kristo. None ntihakiriho umuyuda cyangwa umugiriki, ntihakiriho imbata cyangwa uw'umudendezo, ntihakiriho umugabo cyangwa umugore, kuko mwese muri Kristo Yesu. Ubwo muri aba Kristo, muri urubyaro rwa Aburahamu, muri n'abaragwa nk'uko byasezeranijwe. Imana ishimwe cyane. Numvira ijambo narisubiramo nkaritsindagira kugira ngo umuntu wese aryumve neza. Haravuze ngo mwese muri abana b'Imana, mubiheshejwe no kwizera Kristo Yesu, kuko mwese ababatirijwe muri Kristo muba mwambaye Kristo. None ntihakiriho umuyuda cyangwa umugiriki, ntihakiriho imbata cyangwa uw'umudendezo, ntihakiriho umugabo cyangwa umugore, kuko mwese muri umwe muri Kristo Yesu. Ubwo muri aba Kristo, muri urubyaro rwa Aburahamu, muri n'abaragwa nk'uko byasezeranijwe, amen. Uyu munsi nzanye ihishurirwa mpawe n'Imana. Ntabwo ari ubuhanga bwanjye cyangwa ubuhanga bw'undi muntu wese, kuko ntabwo warivana ahandi hantu uretse mu Mana ubwayo. Imana iduhana umugisha cyane. Ndagira ngo duhite dushyiraho n'iri jambo kandi riri mu butumwa bwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Yohana, igice cyaho ni icya 16. Hanyuma duhite dukomereza hamwe, umurongo waho ni uwa 12 tugeze n'uwa 14. Haravuze ngo ndacyafite ibyo kubabwira byinshi, ariko ubu ntimubasha kubyihanganira. Uwo mwuka w'ukuri naza, azabayobora mu kuri kose, kuko atazavuga ku bwe, ahubwo ibyo azumva nibyo azavuga, kandi azababwira ibyenda kubaho. Haravuze ngo kandi azababwira ibyenda kubaho, uwo azanyubahiriza, kuko azenda ku byanjye akabibabwira. Imana ishimwe cyane.
turaza gukoresha indi mirongo wenda itaza kuba mikeya, ariko icyo tugendereye no kugira ngo tugaragaze Imana mu bantu kuruta kuyigaragaza mu gihugu runaka cyangwa se mu myumvire runaka. Pawulo mu yigisha asobanuye ijambo rivuga ngo mwese muri abana b'Imana mubiheshejwe no kwizera Kristo Yesu, kuko ababatirijwe muri Kristo Yesu mwese mwahise mwambara Kristo. Hanyuma kwambara Kristo ni igisobanuro cy'ubuvukanyi cyangwa se kuba uvuka ku Mana, kuko Kristo ni umwana w'Imana. Hanyuma uyu rero uvuka ku Mana ahitaba muri family cyangwa se mu muryango w'Imana. Imana idufashe cyane. Nicyo gisobanuro ngira ngo dusobanure uyu munsi, kugira ngo umuntu wese usenga ntasenga Imana nk'ufite limite, yumve ko Imana ari Imana ye cyangwa se ari umubyeyi we, ku buryo ayisenga yumva nta kimukomanga cyangwa se nta kimutangira, kuko ni Imana data wa twese mwiza. Imana ishimwe. Hanyuma kugira ngo dusobanure ibi bintu neza, ntabwo Imana ntibyari gukunda ko umuntu wese izajya imubatiza umubwire ngo Yisirayeli, ngo buri wese mugereho ngo nguhinduriye izina, ahubwo nuko Imana igira inzira cyangwa se password igomba kunyuramo igiye gukora ibyo ishaka gukora, cyangwa se igakora ibijyanye nuko ishaka gukora, ikagira inzira runaka izanyuramo kugira ngo igere ku gikorwa runaka ishaka kugeraho. Iryo ni hishirirwa duhabwa n'Imana. Hanyuma nayo mpamvu na Mariya ari we wabyaye Yesu. Ntabwo Yesu yari kuvukira mu bagore bose bariho icyo gihe, yagombaga kugira utoranwa, ariko si igisobanuro ko ari we ijuru rikunze kuruta abandi, ahubwo nuko ari we ngombwa uza kunyurwamo kugira ngo abantu bamenye Imana. Imana ishimwe cyane. Na Yakobo rero yavutse nk'abandi bana, hanyuma mu kumara kuvuga nk'abandi bana ndetse bavukanye na Yesawu bavuka ari impanga, ariko ngo aza kuriganya Yesawu umugisha, uko byakurikiranye byose murabizi. Aza guhunga ahungiye kwa Labani, kwa nyirarume, ngo niho yageze ahantu yisegura ibuye. Iri buye ubwaryo ryasobanuraga Kristo Yesu. Hanyuma niwe buye rizima ryanzwe n'abantu, ariko ku Mana ryaratoranijwe rinduka irikomeza imfuruka. Aha rero ryiseguye byasobanuye ngo yiseguye imbabazi z'Imana. Kristo amubabarira bwa buriganya, niho yarose abona urwego ruzamuka rukagera mu ijuru. Hanyuma ngo urwo rwego yabonyeho n'abamarayika ngo bazamuka n'abandi bamanuka. Ni raporo ya Yakobo, abajyanye ubu Yakobo n'abazanye igisubizo cy'uko Yakobo abaye uw'Imana cyangwa se ababariwe, hagendana n'Imana. Arebwira ngo nugendana nanjye ukajya umpa imyenda yo kukuranwa, ukampa n'ibyo kurya, ningaruka ahantu nzaha kubakira cyangwa se ahashinguye. Aravuga ngo yiswe Beteli kandi hitwaga Luzi. Ntabwo uyu munsi ngo harahindutse ni mu marembo y'ijuru, kuko ahantu hari Imana nubwo ntari ntabizi n'ayo magambo yahavugiye. Haragenda rero ngo mu gihe cyo kugaruka, ntabwo tuvuga uko yatendeye Bareya na Barasheri nuko yabaye kwa Labani, ariko ngo agarutse yomora inshoreke, yomora abagore. Ngo ageze ku cyambu cya Yaboki niho yaganiriye na marayika w'Imana, baratindana ngo barakirana. Ngo aramubwira ngo ubundi wa mugabo we witwa ndi? Aravuga ngo nitwa Yakobo. Aramubwira ngo ntuzongera kwitwa Yakobo kundi, Isirayeli niryo ribaye izina ryawe. Byandi magambo ngo nuko yakiranye n'Imana n'abantu akanesha, yagerageje kubana n'Imana. Birasobanuye ngo iyo ubana n'Imana usa nayo, iyo ukundana n'Imana usa nayo, iyo ukundana n'Imana uba nkayo. Niho muri byavuze ngo bose bazamenya kubana nawe bareka ubugome bitabe Yesu. Hanyuma abaye batize Yisirayeli, na magambo abiri. Yisira bivuga ubwoko, Eli bikavuga Imana. Hanyuma ngo ntabwo uzongera kwitwa Yakobo, ahubwo ubaye ubwoko bw'Imana. Hanyuma arabatijwe mu yandi magambo, ni nkako twavuga nubwo atabatijwe mu mazi nkuko twe tubatizwa, ariko niyo mpamvu Yohana nawe yabisobanuye neza mu butumwa bwiza igice cya mbere umurongo wa 12. Niho yavuze ngo icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Turagira ngo dutangarize abantu rero, bamwe bajya bashobora gukeka ko hari igihe twe tugira umuntu hano umwe yitwaga ngo niba ari Mugabo John, akajya akunda kubwira abantu ngo yivuze ngo Mana ya Isirayeli, ngo busenze Imana y'amahanga, ngo mujye muvuga ngo Mana y'u Rwanda. Imana si Nyarwanda, Imana si n'Inkongomani, Imana si n'Inyakanani,
ahubwo Imana ni iy'abizera by'ukuri. Umuntu wese wizera Imana aba ari papa we cyangwa se aba ari umubyeyi we cyangwa se aba ari Imana ye. Yesu adufashe cyane. Hari nacyo tugira ngo dusobanurire ahangaha kugira ngo abantu bose bave mu rujijo bajya bashobora kwibwira ngo agakiza kazasubira muri Isirayeli. Isirayeli kirani igihugu cya Kanani. Kanani yari umuntu, ni igihugu Imana yimuyemwe abantu igihe Abisirayeli ibavanye muri Egiputi. Hanyuma bahageze haba hiswe Isirayeli kuko hatuye ubwoko bwa Yakobo, ariko cyahoze ari Kanani. Hanyuma rero ntabwo agakiza kazasubira mu icyo gihugu kuko Imana nta gihugu ikunda kuruta ikindi, ahubwo Imana ikunda abantu bose bayizera cyangwa se bayemera, kandi ikabemera kimwe ku rugero rujyanye n'uko babana nayo. Iyo umuntu wese ahindutse aba umwana w'Imana. Nimuzasoma urwandiko Yohana yanditse rwa mbere igice cya 3, niho yagaragaje ngo abana b'Imana n'abasatana baribo. Hanyuma uwo mutwe w'amagambo avuyeho niho yatanye umurongo wa mbere aravuga ngo nimurebe urukundo ruhebuje Data wa twese yadukunze rwatumye twitwa abana b'Imana. Haravuga ngo kandi niko turi, nicyo gituma abisi batatumenye kuko nayo batayimenye. Haravuga ngo bakundwa ubu turi abana b'Imana, ngo icyo akora uko tuzamera niko tutarerekanwa. Ngo ariko icyo tuzi ni kimwe, nuko Yesu niyerekanwa tuzasa nawe kuko tuzamureba uko ari. Asobanura neza aravuga ngo ikimenyetso cyabo ngo ufite ibyo byiringiro yiboneza nk'uko uwo aboneye. Hagaragaza kuntu umuntu wese ukoze icyaha bagomye ku cyari cyo bugome, hagaragaza kwerekera ko Satani akora ibyaha, kandi Satani nyine ngo nicyo cyamuzanye. Haravuga ngo aba bamaze kwemera Kristo rero batandukana n'ibyo byaha, hanyuma bakaba abana b'Imana, aricyo yagaragaje ariryo tandukaniro ry'abana b'Imana n'abasatani abaribo. Aravuga ngo uherekera ko Satani akora ibyaha kandi ukoze icyaha wese abagomye, aravuga ngo ariko iby'umwana w'Imana yerekaniwe aribo babandi twabonye ngo mwese muri ab'Imana mubiheshejwe no kwizera Kristo Yesu, kuko ababatirijwe muri Kristo Yesu mwambaye Kristo. Aha rero Imana idufashe, ndumva ntangiye gufashwa ukuntu, ariko Imana ifashe kugira ngo nigishe ikintu cyumvikane. The past for the predelight. Imana ishimwe. Hanyuma aha rero niho yagaragaje asobanura neza ko ngo uhereye ngo icyo umwana w'Imana yerekane ngo kwari kugira ngo amareho imirimo ya Satani. Avuga ko kandi kuyimaraho, iyo amaze kuyimaraho ako kanya agaragaza ko uwo muntu abyawe n'Imana ngo atabasha kongera gukora ibyaha. Hanyuma uyu muntu wese wemeye Imana akaba yaravuye mu byaha ni umwana w'Imana. Nayo mpamvu birivuga ngo Imana iravuze ngo muri Yesaya yaravuze ngo mbese mwanyubakira nzuki cyangwa aho nzaruhukira ni hantu ki. Bango nta gihugu Imana gihari runaka wavanga iki nikikunda, ahubwo aravuga ngo uwo nitaho ni umuntu ufite umutima, ni umukene ufite umutima umenetse, agahindisha umushyitsi n'ijambo ryanjye. Imana ntiyakwirwa mu isi, ariko ikwirwa mu mutima w'uyubaha. Bisobanura ngo waba uri mu Rwanda, waba uri mu mahanga, aho waba uri hose ukemera Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, atura muri wowe. Iyo amaze gutura muri wowe ni ukuvuga ngo ni wowe gihugu Imana ituramo. Nayo mpamvu Pawulo yandikira Abanyekorino, ibaruwa yanditse abazasoma igice cyaho ibaruwa ya mbere igice cyaho cya 3:16 yaravuze ngo timuzi yuko muri urusengero rw'Imana kandi ko umwuka w'Imana aba muri mwe. Aravanga umuntu utsemba urusengero rw'Imana, Imana izamutsemba. Ngo kandi urwo rusengero rw'Imana ni urwera, kandi urwo rusengero ni mwebwe. Bisobanura ngo iyo wemeye Kristo uba ubaye urusengero rw'Imana. Hanyuma rero aha niho tuvuga ngo iyo umuntu ari umwana w'Imana ni igisobanuro cy'uko Imana ari iy'abizera bose. Hari igihe abantu bayifata bakavuga ngo Imana ngo ni ya Isirayeli, Imana ngo ni y'Abanyakanani, ukabona kubera ko utamenya cyangwa se kubera kugira inyugute gusa niwe wese avuze ngo uwo mwuka naza ngo azabigisha n'ibyo ntababwiye, azajya basobanura n'ukuri mutasobanukiwe. Ko hari ibintu byinshi Yesu yavuze mu migani bisobanurwa na Kristo. Nk'ubu uzabona mu butumwa bwiza bwose ko bwanditswe na Yohana
igice cyaho cya 8:31 yaravuze ngo nuko abwira abayuda bamwemeye. Birasobanuye ngo umwisirayeli ukijijwe, igitabo yanditsemo nicyo n'umunyarwanda ukijijwe yanditsemo, umunyamerika, umuganda, umufaransa, uwo ari we wese ukijijwe, twandikwa mu gitabo kimwe cy'ubugingo buhoraho. Ntabwo habaho ibitabo bibiri by'ubugingo, ni kimwe. Hanyuma niyo mpamvu avuze ngo abwira abayuda bamwemeye. Umuyuda utazakizwa cyangwa se umwumwita umwisirayeli utazakizwa azarimbuka nk'umunyarwanda udakijijwe. Umunyarwanda ukijijwe azajya mu ijuru nk'umwisirayeli wakijijwe. Kuko Yisirayeli, ndagira ngo muze kubihuza neza mu byumve, n'amagambo abiri. Yisirayeli bivuga ubwoko, eri bikavuga Imana. Iyo wijije uvuze ngo ubwoko bw'Imana, ubwoko bw'Imana ni umuntu wese wemeye guhindurwa n'ijambo ry'Imana, Imana ikamwandika mu gitabo cy'ubugingo. Uwo wese ni ubwoko bw'Imana. Kuko umwana wese rero umuryango avukamo yitirirwa ubwo bwoko kuko ari ubwo bwoko. Na hano mu isi muri bino tuvuga uko twabisanze. Hanyuma niyo uhindutse rero ukaba ubwoko bw'Imana, urumva ko ari rya jambo ryuzuye Yisirayeli, ubaye umwisirayeli 100%. Kuko na Yakobo yavutse nk'abandi, yahinduriwe izina nuko yakiranye n'Imana. Nawe igihe cyose, niyo mpamvu nyine Yohana yabivuze neza ngo icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Ngabo ntibabyawe n'ubushake bw'amaraso aya ngaya tuva, cyangwa n'ubushake bw'umugabo, cyangwa n'ubushake bw'umubiri, ahubwo babyawe n'Imana. Nta buryo rero Imana yakubyara ngo noneho ubure kuba ubwoko bw'Imana. Iyo ubyawe n'Imana ubu bwoko bw'Imana. Niho Yohana rero avuga ngo abo rero ngo ntibabasha gukora ibyaha kuko babyawe n'Imana. Uvuga ngo imbuto umuntu abiba niyo asarura. Umuntu wagenda avuga ngo kuko imbuto y'Imana iguma muri we. Ikimenyetso rero cyo kuri umwana w'Imana si ukubwiriza cyane, si ukuhanura, si uko werekwa, oya, ibyo byo ni ibintu abantu bibeshya. Nta mpamvu Yesu yabivuze mu butumwa bwiza bwese ko bwanditswe na Matayo, abazasoma 7, yaravuze ngo kuko abo bambwira ngo mwami mwami bose siko bazinjira mu bwami bw'Imana. Binagaragarira ahangaha. Umwana kuza akiyitirira umuntu ntabwo ari igisobanuro cy'uko abaye umwana we. Abana banjye ubu barazwi, naho nabihakana tugiye gupimana DNA wasanga ari abana banjye n'abaganga babigaragaza. Ni igisobanuro cy'uko ugomba kubyarwa n'Imana, Imana igatura muri wowe. Ntabwo bishoboka ko umuntu yaba ari umwana w'Imana. Noneho ngo kandi Imana ituye muri we, yavuze ko ikorera muri twe ikagendera muri twe. Noneho ngo kandi usange arimo arasamba, Imana iri muri we. Imana ntiyabikunda. Ntabwo yajya kwiba, Imana iri muri, ntabwo yateka imitwe, Imana iri muri we. Ibi bintu byose bituma abantu bakora ibintu, abantu bikajije abantu, bikababera urujijo. Ni impamvu yuko abantu batigeze bahindurwa abana b'Imana, ahubwo bihishe mu madini, bihishe mu byo bakora bitaka gukorera Imana, bihishe mu byo bavuga bitaka Imana bavugira, ariko kandi ari bo bikorera ubwabo ariko badakorera Imana. Ko gukorera Imana bingana no gukora iby'Imana ishaka. Ntabwo ari ukuvuga, si uguhanura, si ukwerekwa, oya, si ukubwiriza cyane, ahubwo ni ukuba mu mwanya Imana igushakamo. Icyo kimenyetso cyugaragaza ko umuntu yakoreye Imana, kuko yakoze iby'Imana ishaka. Imana idufasha cyane. Nayo mpamvu aya magambo abantu bamwe batajya bayishirirwa, bivuze ngo benshi bazampagarara imbere bavuge ngo twarahanuye, twakoze ibitangaza, twirukanya abadayimoni, ariko mbabwire ngo sinigeze kubamenya. N'uyandi magambo ntabwo Imana yari barimo se yabakoreshaga. Iyo abari bakoresha ntiyari kubihakana kandi rero yabakoresheje. Ni ikimenyetso cyuko nko mwino minsi ubona ko hari abantu bafite utuntu twinshi bashobora gukoresha, bagashaka uburyo ki byabazamura bikabateza imbere. Ibyo birashoboka cyane, ariko si igisobanuro cy'uko ari Imana bakoreye. Imana yaravuze ngo intama zanjye ndazizi. Muzasoma Yohana ubutumwa bwiza igice cyaho cya 10. Intama zanjye ndazizi nazo ziranzi, nta nundi wazihamagara ngo zimwita. Ijwi ryanjye bazi kuritandukanya n'ijwi ry'abandi. None ugasanga umuntu arakora ibintu binyuranye cyane n'iby'Imana. Niho rero abantu bahura n'urujijo bakananirwa gusobanura ibintu. Ariko ndababwiza ukuri, ntabwo Imana igira igihugu runaka ikunda kurusha ikindi. Ntabwo Imana igira abantu ikunda kurusha abandi, ahubwo ukubana n'Imana, ukukizwa, ukuhinduka, niwo mubano wawe uri hagati yawe n'Imana. Petero byigeze bimuyobera cyane, ni naho yumiriwe.
agiye kwa Koroneliyo ngo yari umunyadini, yabyari bisobanuye umunyamahanga mu gihe cyabo, ngo utari umuyisirayeli, ngo ariko ngo agira ishyaka ngo ryo gukunda Imana, ngo kandi akagira ngo no gufasha abera, ngo ibyo bintu birazamuka bigera ku Mana, ngo akajya nasenga kandi ari umunyadini. Bibiliya yavuze ngo Petero bamutumaho ubwo marayika yari abasanze ku isaha ya 9 barimo basenga, ngo amutumaho Petero, tume Petero aze hano agusobanurira ibyo udasobanukiye. Ngo Petero ahageze baramubwira ati ni isaha twicaye hano tugutegereje, ejo kumugaragara nko ku isaha ya 9 twarimo dusenga, marayika w'Umwami Imana ahagarana natwe aratubwira ngo dutumire Petero, ubu twicaye dutegereje kumva iki tubwira. Mu ntega amatwi iri jambo ryumve neza. Petero ngo abasobanurira Kristo, ngo arimo ababwira Kristo, ngo nabo babyumva neza baramwizera. Bamaze kumwizera, Imana ishimwe, ngo bagira umunezero udasanzwe, ngo bahita ko buzura umwuka wera batangira kuvuga ku rurimi rushya. Ngo Petero niwe yavuze ngo aba bantu bahawe umwuka twabima amazi nkandi. Aterura amagambo murongo wa 34 n'35 muri cyo gice cya 10 cy'ibyakozwe n'intumwa, aravuga ngo nukuri menye neza yuko Imana yacu itarobanura ku butoni, ahubwo mu mahanga yose, mu isi yose, uyubashye agakora ibyo gukiranuka Imana iramwemera. Ndagusaba mugabo, ndagusaba mubyeyi, ndagusaba musore mukobwa, usenga Imana nk'uwumva ko Imana uyifiteho uburenganzira cyangwa se ubutware cyangwa se ubumwe bwawe nayo, nk'utayitira. Ni Imana yawe, ni Imana yumva gusenga kwawe, ni Imana igukunda nk'umwana, uko yabanye n'abatubanjirije. Rimwe na rimwe abantu bareba bavuga ngo se ngo hari abantu Imana yabanye nabo, nawe yabana nawe ndetse no kurusha uko yabanye nabo. Yabana nawe kurusha uko yabanye na Mose, yabana nawe kurusha uko yabanye na Bayeriya, yabana nawe kuko bo bakoze ibyo bagombaga gukora mu gihe cyabo. Ariko igihe turimo twinjiramo, nawe ushakisha Imana, wegera Imana, Imana yagukoresha n'ibyo itarakoresha abandi, yaguhishurira n'ibyo abandi batarahishurirwa. Ndagira ngo iki kintu umuntu wese acumve kandi akimenye neza. Imana ntirobanura, Imana ntirobanura. Arigera abantu bayifata ngo bakayitirira igihugu runaka, ngo ubwo ngo Imana ngo izasubira. None se Imana izasubira? Imana izava mu bantu ituyemo? Ko yavuze ko ituye muri twe, izagendera muri twe, igakorera muri twe, none izatuvamo yongera ijya ahandi gute kandi ibera hose cyarimwe? Abantu bamenye ibi rero, umubare Imana ivuga uzuzuzwa ni umubare w'abizera, kuko Isirayeli bisobanura ubwoko bw'Imana. Abakijijwe bose bakizera Kristo nk'umwami n'umukiza, bakava mu bibi bakagendana n'Imana, baba babaye Abisirayeli, kuko nibisobanura ubwoko bw'Imana. Ikindi tugisobanukirwa bizatuma abantu babana n'Imana neza kandi bayikorere bayikunda banayitinya. Ibi rero mubyumve neza. Yohana aravuze ngo icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Iyo uri umwana w'Imana uri n'ubwoko bw'Imana. Pawulo abivuze neza hano dusomye mu Bagalatiya, bazasoma igice cya 3 umurongo waho twasomye wa 26. Aravuze ngo mwese muri ab'Imana, muri abana b'Imana, ubiheshejwe no kwizera Kristo Yesu. Ngo kuko ababatirijwe muri Kristo Yesu mwese mwambaye Kristo. Hanyuma maze kumwambara aravuga aho ntihakiriho umuyuda cyangwa umugiriki, ntihakiriho umunyarwanda cyangwa umurundi cyangwa umuganda cyangwa oya, ahubwo ngo mwese mwahisemo, ngo ntihakiriho imbata cyangwa umudendezo. Gisobanuro cyuko Imana ikunda uwize n'utarize ikamukunda, Imana ikunda umuyobozi n'uyoborwa ikamukunda, Imana ikunda umukoresha n'umukozi ikamwemera. Ntihakiriho imbata cyangwa umudendezo, ntakiriho igihugu cyangwa oya, ahubwo hariho Kristo mu bantu bamwizera bakamwemera. Hanyuma nicyo gisobanura avuze ngo kandi ubwo muri aba Kristo bihita bisobanuka ko aho hatakiriho n'umugore cyangwa umugabo. Kera ntibabaraga abagore, babaraga abagabo gusa. Uyu munsi rero Kristo aje, abantu bose bahawe kwinjira ahera, umwe ukingirije ahera umaze gutabukamo kabiri. Ndagira ngo mbasabe bantu b'Imana, mubane n'Imana nk'abayumva, mubane n'Imana muyikorera, muyitinya, muyikiranukira,
tumubane n'Imana. Imana irari kugira ngo isobanurire abantu, kandi ndi hano njya mbwira abantu ngo iyo tuvuga ihishurirwa twahawe n'Imana, ariko wowe wahishurirwa ibirenze ibyo twahishuriwe. Ntiwumve ijambo ngo urigarukirizaho, ahubwo ukomeze usenge Imana iduhishurire ibiruta cyane. Kenshi na kenshi ikisha abantu nuko abantu bagera hano bagashaka kurezima ngo ibyo babonye cyangwa se ibyo bizera ngo bigarukiraho. Oya, hirya y'ibyo tuzi mu Mana habamwe ibyumba wowe wakwinjiramo. Imana ishobora kumishura ibyo hari ibindi yaguhishurira, kugira ngo dukomeze dufashanye, tuzamurane, turebe ku bwami bw'Imana twabwubaka bugashira bikava mu rungabangabo nk'uko abantu bagenda babyita, ahubwo bukuzura mu mitima yacu maze bukadutwara tukagera mu bwami bwo mu ijuru. Imana ibaho umugisha. Rero narinje kukubwira ngo humura, kuko abantu bakwita siko Imana ikwita, ko abantu bakubara siko Imana ikubara. Imana ikuza imbere y'uko abantu bakumenya, kandi Imana ntibaza amakuru yawe, yazi neza kuko ntawe yabaza. Imana ntabwo ibaza imibereho yawe, iyizi neza. Icyiza kiruta byose nkwifuriza nuko waba mu Mana urebeye ku babikoze neza, ariko uvanga ibi bamaze kubikora, ngeneye gukora ibiruti byaba ngaba bakoze, hanyuma ugatera umugongo batabikora neza. Ariko Paulo yaravuze ngo abameze batyo jya ubatera umugongo, kuko bagenda bomboka bakanyaga abagore batagira umutima. Niko yabwiraga Timoteyo ngo baba bafite n'inkovu z'ibyaha, hanyuma ngo bagaragaza n'ishusho yo kwera, ariko bakana imbaraga zako. Woweho rero hela pastifo wude talabreyasti, ntabwo Imana imeze nk'uko abantu bayivuga. Abantu bayivuga uko itari, ariko Imana iraje ihishure, Imana iraje imenyekanisha ubumana bwayo mu bantu bayizera, kugira ngo abantu bave mu rungabangabo. Imana rero igufashe, Imana iguha umugisha. Mwese abizera Kristo, ntabwo Imana izasubira mu gihugu runaka, kuko Imana ntirobanura ku butoni. Ituye muri twe, izakorera muri twe, igendere muri twe. Hanyuma hari igihe abantu biga Imana mu nyuguti, hanyuma bakazitwara gutya, ariko Yesu ntiyasobanuye ngo uwo mwuka naza azabigisha n'ibyo ntababwiye, abasobanurire n'ibyo ntabasobanuriye. Dukeneye gusenga kugira ngo umwuka w'Imana abane natwe, turusheho gusobanukirwa no gusobanurira abantu badatunga Imana igice, kandi ari Imana yacu bwite. Imana iguhe umugisha wowe utega amatwi Jofem TV. Imana ikomeze kuba mu ruhande rwawe. Reka dusenga n'Imana. Nifuza ko ubuntu bw'Imana bwakomeza gutwaranira mu bantu b'Imana, kandi iki nkibasabe nukuri, ntabwo Yesu yaba akurimo ngo ukure mu ipantaro ujye gusambana bishoboke. Ntabwo Yesu yaba akurimo ngo ujye kwirirwa ujye gushaka roje uzajya gusambaniramo ngo bikunde Yesu akurimo. Nicyo gituma Yesu yavuze ngo inzira ijya mu ijuru irafunganye. Gufungana si ukundi, nuko abaziyitirira Imana bazaba benshi, ariko ab'Imana bakaba ari bakeya. Kuko uyu munsi ureba abantu bavuga ko bazi Imana, wareba ibyo bakora ukabona bitandukanye, bihabanye cyane no kumenya Imana. Ko kumenya Imana ni ukuba mu mwanya Imana igushakamo. Rero ndagusaba mushiki wanjye, mwene data, ndagusaba wowe witwa umukozi w'Imana, cyangwa se uri profete, uri bishope, ushobora kuba uri umuntu udasanzwe mu buryo bakwitamo, ariko urebe neza. Paulo yandikiye Abaroma igice cya 8 agaragaza, ageze ku murongo wa 14, aravuga ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana bose nibo bana b'Imana. Aravuga ngo ko tutahawe umwuka udusubiza mu bubata. Mu bubata yavugaga ni mu byaha, kuko uhita ubibona nyine mu butumwa bwiza bwese ko bwanditswe na Yohana igice cya 8:31, aho yabwiye ngo nukabwira abayuda bamwemeye ngo nimuguma mu ijambo ryanjye muzaba bigishwa banjye nyakuri, muzamenya ukuri kandi ukuri kuzababatura. Baravuga ngo ntago bigeze babimbata y'umuntu wese. Aravuga ngo iyo umuntu agikora ibyaha aba ari imbata y'ibyaha. 14 rero 15 niho yavuze Paulo ngo twebwe ntago twahaye umwuka udusubiza mu bubata. Mu yandi magambo ntabwo dusubiza mu byaha, umwuka ngo ntabwo dusubiza mu bubata. Naho kuba uvuga ururimi ariko ukora ibyaha ntabwo wari umwuka.
atari ibyo wihangamo, byaba ari ibyo wishakiye ukuntu, kuko umwuka ngo we udutakisha uvuga ngo abadata. Tugarutse ahangaha, urebye abana b'umuyobozi wenda w'igihugu cyacu uyu munsi, ntabwo wapfa kubabona muri quartier zose z'akajagari. Bagira ahantu babarizwa, bagira uko bagenda, bagira uko babayeho. Natwe abana b'Imana babyawe n'Imana, tole pandes tako blast, dukwiye kugaragara haleluya, dukwiye kugaragaza ubuzima bw'ubumana inaha kugira ngo abataramenya Imana bayimenye batubonye. Reka babwire, nimuse mu gitabo cya 2 cy'Abami gice cya 4 umurongo wa 9, ntabwo biza gusaba ko Elisa ajya kwisobanura ngo abwire umushine mu ngwerega ngo ngengo ndi umuntu w'Imana, oya, ngahubwo arahanyura akahatambuka. Biravuga ngo yegera umugabo ngo nukuri, mbonye neza ko uyu mugabo uhora tunyuraho ari umuntu wera w'Imana. Noneho uribaza buryo ki babukorera Imana, abantu bose barwa bava bakwita umupagani, bakwibazaho, kandi mu by'ukuri mu bigaragara ubigiraho uruhari, bigaragara utaye abagore 2, utaye 3, utaye abagabo 2, utaye 3, kandi ngura umukozi w'Imana. Nukuri reka kubeshya, emera kuri wa shitani cyakora wishe mu Mana. Urasambana abantu babivuga bikakubabaza, kandi nyamara muzarebe Bibiliya yose yubatswe n'abantu. Na Dawidi wari ufite umutima umeze nk'uko Imana ishaka, yanababariye ikunda, yavuze ibyiza yakoze n'ibibi bye biravuga. Ariko wowe ikimenyetso cyo kutari umwana w'Imana nuko niyo bavuze amafuti wakoze ubabara. Ubundi ikimenyetso cy'uko urumwa cyagaragaza ko wenda uzanahinduka nuko ibyo bavuze bibi wakoze ukwiye kubyumva ahubwo ukajya kubyihana. Si ngombwa kuvuga ngo ababivuze barabizi, kuko ntago ari uzateganya uw'Imana izakoresha kugira ngo ivuge amafuti yawe, ahubwo kuko uri uw'Imana, Imana ica mu ishaka kukugarura. Ariko ikimenyetso kigaragaza ko uri wa Satani nuko n'amafuti yawe yo bayavuze, ahubwo usubira kuri ujya gutukana, ukajya gutongana, ukajya kuvuga amagambo. Ni ikimenyetso kigaragaza ko Satani ni utukana, Satani uvuga amagambo asa nk'ayo muvuga. Ibi rero bene data turano kuri kamera, mureke tugaragaza ukuri, Imana irahari. Ntabwo twe tuzano nk'abaje gutwika, bana bamwe bango baratwika ngo bakimanukira, sinzi yo bamanuka bajya. Kera tuba muri kore Dimanche bajyaga batubwira ngo Satani ni hasi cyane, bakatubwira ko Yesu ari hejuru. Niyo abantu batwika bamanuka simenya aho bajya. Twebwe rero ntabwo tuba tuje hano gutwika, ariko turagira ngo tugaragaze ukuri. Ibi mbivuga mbwira abantu ukuri. Iyo somye inzandiko za Paulo ziramfashe, iyo somye Yesaya ndafashwa. Yesaya yapfuye kera, ariko hirya yo gupfa ari kubwiriza abantu benshi atakiriho. Hanyuma nanjye mbanje kuvuga ubutumwa, nshobora gutaha none cyangwa ejo sinzi, ariko bishobora kuzasigara bivuga ubutumwa aho nge ndashobora kugera. Hanyuma rero Imana ntabwo irobanura abantu ku butoni nk'uko abantu babyibwira. Ndabizi neza uwize yakizwa akaba umwana w'Imana, utarize yakizwa akaba umwana w'Imana, umugore yakizwa akaba umwana w'Imana, umugabo yakizwa akaba umwana w'Imana, umusore n'umukobwa bakizwa bakaba abana b'Imana. Hanyuma Imana ntirobanura ku butoni. Twari tuzanye no kubabwira ko Imana nimwe ku isi ikorera mu bantu bose bayemera. Hanyuma rero ntagiye uzakubwira ngo Imana izasubira ngo ikanani, Imana ngo ishobora gukunda abanyamerika, oya. Wowe nibukishijwe bana n'Imana uyegere, kandi umurengeraza ngo ubwire Yesu byose n'inshuti yawe. Hano yavuze ngo umwami wacu Yesu niwe tangiriro itorero yaremye, mu mazi n'ijambo yazanywe mu isi yacu no kudukiza ibyaha, ngo tubitorero rye yaguza amaraso. None ushobora kwibaza, yazanywe mu isi yacu no kudukiza ibyaha, umuntu akaba ari mu itorero ariko ntarakira ibyaha. None ko Yesu aricyo cyamuzanye, ni gute wamukwiyitirira uwe kandi uri mu bitaro by'atikaba atakuvura kandi tuzi kabikiza? Hanyuma twatuje kuvuga ngo Yisrael bisobanura ubwoko bw'Imana. Nicyo kintu cya mbere cyari kituzanya hano, kugira ngo tuvuge ngo ukuri kose, ukureshya kose, wowe witwa wese, ayo wize yose, utarize, kora akazi ko mu rugo aho uri hose, umenye ko nibukishijwe uri ubwoko bw'Imana. Kuko Imana igira igitabo kimwe cyitwa Ndangamimerere, ariko igitabo cy'ubugingo yandikamwe abana bayo, no yandika Abanyakanani, no yandika Abanyarwanda, Abakongo n'abandi bose tutagiye kure. Imana iduhanisha. Numva nasengana nawe vuga ngo Imana igukomereze muri ubu buntu, Imana igukomereze muri Kristo.
kandi nukuri Imana iracyakiza ibyaha. Umuririmbyi w'Ijana yaravuze ngo mu ntambara ndasana n'ibyaha, ariko mfite umugaba n'umwami Yesu, nituba hamwe nzahora nesha. Kunesha birashoboka iyo umuntu ari muri Kristo Yesu. Mana, mu izina rya Yesu ndagushimiye ko wemeye ko ubutumwa bwiza butambuka, ko wampishuriye kugira ngo nzabigeze kubumva ururimi rwose mvuga. Niba ari nashobora guhindura kino cyigisha akagishyira mu rundi rurimi, ariko ibi byose tubivugira kugira ngo abantu bose bamenye kuri Imana iriho, ihari, ishoboye, ikora, ariko umuntu wese abe mu Mana ayumva kandi azi ko ari Imana ishobora byose. Hanyuma uca mu nzira ushaka kunyuramo kugira ngo yereke buri wese. Waciye muri Yakobo kugira ngo uzakore iryo rutonde rwo kuzavuga ngo Isirayeli iryo zina rimenyekane icyo ari cyo. Uca muri Mariya kugira ngo azabyare Yesu. Ntabwo ari guca mu bagore bose, ariko uri Imana ikunda abantu bose utarobanuye ku butoni. Sengeye buri wese bice no jambo. Mana, uko wari urukiza indwara nayo umusura cyazikiza, uko wari urukiza ibyaha uracyabikiza, uko wari urubabarira uracyababarira, uko wari uri wiyereka batubanjirije ukabakoresha imirimo ikomeye netola befai nibitangaza n'uyu munsi uracyakora. Kandi mwami, nubwo harimo abakwitirana bakoresha izindi imbaraga, ariko imbaraga zawe ziracyahari, turazemera. Mubane n'abana bawe, ubagirire neza. Umuntu wese ukwemera ushaka kugendana nawe abone kugira neza kwawe. Turwanije Satani, turwanije kirogoya iyo ari yo yose. Abadayimoni babuza abantu gukurikira ikiganiro ngo bacyumve, bumve icyo wari ugendere kuvuga, bagatwara akantu gato. Abo turabirukanye mu izina rya Yesu. Umuntu yatangira ijambo ryajya ryumva uko riri. Urakoze, turagushimiye. Cyubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu Kristo, amen.